bayita Murera. Rayon Sport igiye guhaguruka mu kanya ku isaha y'isa 5:45 hafi na 50 aho ngaho barabafashe Rwandair rwose mu masaha 2 barabakanagiye Dar es Salaam, ariko barahiga iki ko batsinzwe kimwe ku busa mbere yuko tujya muri Zandani, mbere yuko bahaguruka zihari. Ese bahagurukanye bande? Abakinnyi baganira n'itangazamakuru barimo Sefu Niyonzima, Kamba na Roho. Tubanze tubumve ibyo babwiye abakunzi ba Rayon Sport. Tumeze neza, turashima Imana, nta kibazo dufite, twiteguye neza, twiteguye kujya guhangana twako twabona qualification. Ntabwo navuga ko byagenze nabi nuko tutabonye resultat twagombaga kubona mu rugo, ariko byose baracyashoboka ko badutsindiye mu rugo natwe twabatsindira hariya, kandi kitujyanye no gutsinda no kubona qualification, kandi ndizera ko bizagenda neza n'Imana izabidufashamo. Icyo nababwira nuko nta kindi n'umutima tugiye gushyira ku kazi, kandi ndizera ko bizagenda neza. Abanyarwanda abakunzi ba Sport bari bose turabizeza ko tugiye gukora igishoboka cyose tukaba twabona qualification hariya. Ntabwo navuga ngo beshe mu bungubu badushyigikire, abazaza ni byiza, abazaba turi inyuma bizatumotiva, kandi ndizera ko bizatuma intego yacu tigeraho neza mu gihe baduherekeje. Niturusha amateka ni byandi by'umupira, ariko ndizera ko Rayon Sport ni ikipe nziza, ikipe ikomeye, kitujyanye nta kindi. Twese abakinnyi turakizi, staff turakizi, ni qualification, kandi tuzashyiramo imbaraga zose tubashe kugaruka twemye. Hari icyizere ko ari ibyo twagejeje guhindura mu myitozo bitagenze neza kuri match, ndizera ko ari icyizere. Abakinnyi barahari, abakinnyi ni benshi, buri umwe wese yatanga uruhare rwiwe, yanatsinda, yanagira ute. Twese tugomba gusenyera umugozi umwe bikagenda neza. Gusa ku giti cyanjye ngemeze neza, nta kibazo, nditeguye, ibishoboka byose nzabitanga kugira ngo tubashe gutsinda. Yes akaroko rero mumeze Sefu mwamwumvise, ndetse na Habimana Yves. Yves urumva ko afite icyizere, niwe mwataka rukumbi ikipe Rayon Sport isigaranye, niwe igihugu kizaba gihanze amaso. Imana ivana kure pe. Uyu muhungu witwa Yves ndamwibuka ari muri Gasogi, sinagorira, ari muri Gasogi, ari muri babakinnyi bafasha abandi imyitozo. Hari umuntu ugeze umenya Yves ari muri Gasogi, uretse umuntu wagiye gukurikira imyitozo yayo. Kwa kundi batora abakinnyi cyangwa inshuti ya sister. Oya ni ya Yves, sister yese ndamuzi. We mwihakana niba muziranye ibyo. Oya nziranye na Yves. Icyo ndi kuvuga, ubona ko batora abakinnyi 11 bagiye gukina Deka. Icyo gihe ubwo Yves atazagamo, akaba atagaragara mu bakinnyi. Ariko ngabo yarambwiye ngo Yves yari umusitari ngo kuri primaire bizeho, ngo niyo muntu ngo watsinaga ibitego, ngo niyo muntu wabatsindiraga. Sinzi izina yanavuze bamwitaga. Ngabo yarambwiye ati nabonye bingoye niga primaire, ati nihitaramo kwibera umutoza. Oya se nose ngabo ko n'ubundi ngabo igihagararo kije ubu ngubu, ubwo ngabo yiga primaire yareca gate ku buryo ari butoze ba Yves. Ngabo yari muto cyane. Rayon Sport yenye Tanzania. Reka tumanukane na liste y'abantu Rayon Sport ijyanye. Kuri ubu ngubu abakinnyi Rayon Sport ijyanye ni 22. Mu bakinnyi 27 Rayon Sport isanga n'hasigayemo 5. Abo 5 basigaye turababwira n'impamvu basigaye. Abakinnyi naba harimo Tambwe Ngongo Gloire. Ego. Niyonzima Olivier Sef. Izina ntabwo narindizi ya Ngongo. Tambwe Ngongo Gloire. Ubundi agomba kuba ari 3 n'usanga afite 2 uri mushakira. Niyonzima Olivier Sef ukomeza. Uracyari mu murongo. Tambwe Ngongo Gloire, Niyonzima Olivier Sef. Agomba kuba ari 3. Wa gatatu ni Serumogo Ali Omar. 3. Habimana Yves. Shaka irindi zina. Shaka irindi zina mutereka. Ntabwo twabona yose Samira. Wa gatanu ni Ishimwe Fiston. Wa gatandatu ni Nshimiyimana Emmanuel. Wa karindwi ni Bigirimana Bedi yagiye. Yazina rindi. Yitwa Bigirimana Abedi Lokando. Umwana w'umukongomani wa harifi. Yagiye ni mukomeye cyane. Abari bategejwe kureba niba yagiye turanababwira kuri Abedi ibyo turabivugaho. Harimo Ntarindwa Aimable Ntagorama. Mwana wo misozi miremire. Harimo Yusudianye. Ono wa 9 wa 10 ni Adama Bagayoko, wa 11 ni Cindy Jesus Paul, wa 12 Ndayishimiye Richard, nawe buri afite izina ry'Ikongomani zashaka n'iryabura. Wa 13 ni Aziz Basane Kulanya. Sawa kabisa. Wa 10 na kane ni Nshimiyimana Fabrice, wa 15 ni Mohamed Sheli, wa 16 ni Rushema Chris, wa 17 ni Tony Kitoga, wa 18 ni Pavel Nzila, wa 19 ni Mugisha Yves, wa 20 ni Musore Prince Michel, wa 21 ni Harerimana Abdulaziz, wa 22 ni Basenge Emery, wa 22 na kabiri ni uwo nguwo. Staff rero
staff ubwo ni abatoza abaganga twose tubivugana na Ruvuyanga yitwa Afahamia Rofti, buriya benshi bavuga Rotfi ntabwo ari Rotfi, tubivuga mu gifefe ko kwe ni Afahamia Rofti ntabwo ari Rotfi, ntabwo yitwa Rotfi, yitwa Rofti, habanza fa ntabwo habanza ta, ntabwo ari Rotfi ni Rofti. mukura kuri ino lisite bashyiraho y'abakinnyi n'abatoza bandikaga Rotfi, mukura bandikaga Rotfi. aha rero twabisuzumye na Ruvuyanga umwanya uhagije, ni Afahamia Rofti. ahubwo umuntu uvuze Rofti bagira ngo aribeshye kandi abavuze biri oya nibyo, hari n'igihe nanjye nize kubivuga kwizigera arankose, niyo mpamvu nyine iyi ngiyi ari radiyo Rwanda ni buriya no muri mukuru arabinduka ndataruka urabyibuka aha ngaha nyine niyo mpamvu ari kuri radiyo Rwanda ubwo ni umurongo nyine uratanze. nanjye nabitinzeho mu gitondo. hanyuma uwa 24 yitwa Feruzi Haruna, ubwo ni liste bakoze ndende, ni umutoza wungirije turi muri staff, ni Feruzi Haruna nibyo. Uwa 25 ni fitness coach yitwa Azuzi Rofti, nawe yitwa Azuzi Rofti. hanyuma perezida yavuga ko ari inshuti y'umutoza mukuru, birangiye nyine ari umutoza wa nyawe yaremejwe. Uwa 26 ni Ndayishimiye Eric Bakame, umutoza w'abanyezamu, umutoza w'abazamu ba Rayon Sport nibyo. hanyuma 27 ni Nshimiyimana Jean Claude, ni physiotherapy, uyu nguyu physiotherapist ubwo ni ushinzwe ibijyanye n'ibi byo ku masaha n'ibyo Claude Mushimire bakunda kwita Claude Kibihira cyangwa se Claude Imishinga, yambutse inshuti yawe. hanyuma hamanutsemo uwo bita Bakeri Abraham bajyanye n'ikipe Abraham Keri, yagiye uwahoze ari SG wa Rayon Sport Patrick Namenye, ubu ngubu asigaye akora kuri SKFM mu bijyanye n'ubukungu. yamanutse mu bandi banyamupira. Sadati yagomba kuba ariyo kwe. Sadati ntago bamubwiye, ariko Sadati ntabwo yagenda imishinga bari myinshi, yanagenda ku munsi w'amaci. Sadati bamuganiye akazi k'ejo n'ejo bundi uragira ngo bigende bite. Perezida Sadati nagushaka hariya aho bita Kinondo ni rwose, nibwo kiva kayirara wongera umutiva abakinnyi, nabonye motivasiyo ya Sadati bikenewe muri Rayon Sport cyane. abo rero ni mu bayobozi nabashije kumenya, ariko hari abafana noneho Rayon Sport igiye kumanukana babandi kabisa batize ikipe umurindi. Twihute ko mwaje muri Nyamukandagira aba baragenda n'indege, aba twari tumaze kuvuga delegation. abandi rero barahaguruka n'imodoka saa 11 barahagurukira i Nyamirambo kuri Kigali Pere. abafana nabonye rwa ruganda rwateye inkunga abafana cyane, irabisi nibo bayitanze, bayobowe n'abantu babiri, bayobowe na Claude ndetse na Matici. Claude ni umuntu usanzwe ayobora abafana ba Rayon Sport ndetse na Matici cyane. abafana bari basabye gutanga 50,000 Muvunyi akabongerera, ariko 22 no bashoboye gukontribuwa. hanyuma Rayon Sport yavuze iti bano bafana dusanzwe dufite bisiga amarangi bano kabisa, abafana bya hatari bari bavuze ngo n'amavuvuzera, yamanukanye abafana 60. oya yego, abafana 60 hari hakenewe byibura 6,000,000 kugira ngo urugendo rwabo rushoboke. ubwo n'itike ibajyana n'izabagabo. bari abafana bakunda kugira na coffee break cyane, bisaba kuba uwikwije kugira ngo bajyane. n'ubundi itike ni 86 kugenda no kugaruka, nyine babara nka 14 ko bizagenda bibatunga mu nzira barya n'ibindi. ariko ibyo kubaho n'ubundi bababwira ati mugereho mwitwaza yo kubaho, utabishoboye ntaze. ubundi bambwira ko basabwa byura 25. ariko harimo n'abagabo b'abakapa bavugaga bati babandi tuzi abafana badafite uburyo ariko bakunda gufana, Marayika bitwa abastari bagacuma ba Nyanza, babandi wa Mutaramu witwa Marayika n'abandi bose. umva rero ukuntu biteye. Skol icyo Ruvuyanga yaravuze muri 6 zari zikenewe, yatanze 3,200,000. hanyuma Muvunyi ku giti cye atanga 2,280,000. urugendo ruruzuye, ibyo asezeranyije arabikoze. yaravuze ati nzatera inkunga, atanze 2,280,000. Skol nayo 3,200,000. aramanuka abafana 60 twari tumaze kubivuga. aba bafana rero biteganyijwe ko bo bazagerayo ku munsi wo kuwa 5 kare. baragenda ryarese, baragenda saa 11 ngo imodoka igomba kugenda neza rwose. niba bagenda saa 11 ngo bazagera kuwa 5, ni iminsi 2 myiza cyane, ngo bagereyo baruhuke, ikipe igomba gukina ku munsi wo kuwa 6. Ruvuyanga rero abakinnyi basigaye harimo Ganijuru, harimo
Kuyate kubera ko nyine afite ikibazo cy'umugongo urabizi cyagiye yaguye muri rigore. Harimo Pascal wa mwana Petit Skoro. Kuyate ngo yararangariye abakobwa barwanaga niko bamwe babivuga. Harimo Folnganye bose niho babarangarira nawe ntabwo ahari. Hakabamo ndetse na Asumani wavunitse. nabonye Asumani yagize nyine n'ubutumwa abakunzi ba Rayon Sport. Yego. Ubwo urumva rero niba ijyanye abakinnyi 22 isangano 27 batanu basigaye nabo. Ganijuru, Kuyate, Pascal, Folnganye ndetse na Asumani. wasigaye kubera selection ni Ganijuru na Pascal badafite ibibazo nyine. Abandi ni ibibazo by'uburwayi. Abandi ni ibibazo by'uburwayi. Icyo mbaza ko wasirajyanye amabaga 3 azagumayo. Mwihorere ibyo bireke. Uwo bita Emery Bayisenge yakoze imyitozo guhera kuwa mbere. Emery n'urwembe twavuganye arambwira ati keretse coach atanshyize muri 11. No kuri match ya Singida ibanze yashaka gukina. Ifiti natera ubundi tayari cyane. Emery kabisa imyitozo yose ibirishize yarayikoze neza cyane 100%. Noneho nabwiye Robin Timbariza Abedi Lokando uri tayari ameza Bigirimana Abedi Lokando. Abedi iyi myitozo ibiri bakoze mu Rwanda kwa mbere no kwa kabiri ntiyayikoze. Ariko yamubwiye ati imvune nari mfite y'imfundiko zandyaga ntabwo zikiri kundya. Aramubaza ati se ni painkillers ni ibininwa biri gutuma utumva ububabare? Atoya twanze ko dukoresha ibyo by'ama painkillers duhitamo ko byikiza mu buryo busanzwe. Nyine burya ni nabwo bukize burya umubiri nyine iyo ushatsemo ibisubizo bakakumasa gusa ariko bakareka uburibwe bukikuramo bidasabye kugenda bagutera inshinge cyangwa unywa ibintu by'ibinini. Abedi rero imfundiko ye ngo ntabwo iri kumurya. Baragerayo uyu munsi ku munsi w'ejo bazakora imyitozo. Biteganyijwe ko azakora imyitozo ibiri kuwa kane no kuwa gatanu. Aravuga ati nintumva ububabare nyine buri utangiye gukina nk'iminota 30-40 hari igihe atoneka rero ukumva biranze. Ati nintumva ububabare nzaba ndi tayari gutanga ibyanjye byose turebe yuko Rayon Sport yakuramo iyo bita Singida Big Stars. Abareyo rero ni Singida Black Stars. Sorry bagenda bahindura izina. Ubwo rero nuko biteye urugendo muri rusange rwose Ruvuyanga turunyuzemo. Ibindi byo mu kibuga prime bihagaze bite? Bambwiye yuko ngo abakinnyi baganira na perezida akababwira prime turi mu ba mbere bazabana rero muri uru rugendo. Nta kintu muzatuburana kugeza match baye n'agatsinda nubwo ntayobora Radio Rwanda. Hari ibintu nanjye nzi gusoma ikirere mu myaka mike mpamaze niyo match tuzayogeza. Ubwo dusozanye ibyo ndabibatangarije rwose. ntabwo urimo kwibeshya. Sinyiyobora ariko hari ibintu nanjye ndeba nkabona biziko. Hari ibintu ufite muri control. Hari ibintu mba nziko arasubwo. Iyo ndayibahaye izaca. Reka dusozanye. Kurenza